urumva nanjye ikintu cyanzanye mu muziki ni ukuririmba indirimbo sinzi isohora urazisohora video sinzi shootinga video urazishutinga promotion nk'ubu ngubu navuye muri Kenya mu gitondo mpita mfata indege hano Rusizi ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu aho nzafatira uburiri nitonze wenda nko kuwa nk'umunsi wo kuwa mbere buri ubundi nzabwica Dumba cyane nkeneye uburiri rero ariko nje nkeneye uburiri urumva sinshaka kuvuga ibishego kuri muza yawe komeza uvuga nari byo byanumvikanye ariko vuga ngiye kuvumbura urwita utinya oya buriya rero buriya iki bagiye kuvuga ibiki wowe na Gasuku z'abantu bumva mo bitari ibintu bya ndayisika niko akiti karakora Dumba urabona tatuwaje zitagaragara ayigize tatuwaje uko ufite ibya tatuwaje nk'ibya Brian kareka uri hafi naye kugira ahubwo ko sinda ko mwazibagishije mwese nabonye tatuwaje ya Brian y'intare ayifite ya mwenye nyuye urabona intare iseka intare yase nari kuvuga ku ndirimbo ya Black Diamond na Joe Boy Iriya niyo ngo kandi warangiye gukora video ya Joe Boy ngo warashooting zose zirashootinze ubundi mfite nk'ama video nkane abitse ariko hagati y'izo ngize ebyiri niho nshaka gusohoramo imwe byibura mbere ya album abantu rero baza kutwereka muri comment baturabure batubwire bati watahanze ni gusa icyo zose mwazibyina ikindi zose zirakunditse Bruce ubwira abanyarwanda ko mutajya munyishura muri abakene baguma bavuga ngo iyo mvuze ibintu ukoze ngo uba wanyishuye ariko rero niyo nta kwishyura nagushakira aba boss bakaguha akazi urumva ko gukora ibindi bintu rero boss wawe muri Canada nawe ni umukene ntabwo anyishura neza akwishyura nabi anyishura nabi ariko arakwishyura semane kunyishura amafaranga nkorera amasaha 5 ngavuga ati n'ubwa mbere tuvuganye wiyogoshesheje nahise menya ko naguhuje n'umuntu muzima ubundi uruhara rwawe ruba rufiteho utuntu ku ruhande aha urabona ariko ikintu cyitwa fresheri aha nibyana niho bijya bivugira tuyunguye niwe wacu Dumba buriya nk'iyo ugiye kwihanagura urabona hari igihe umuntu akora nk'akazi gatandukanye ntimuyumve nabi akabira icyokere cyinshi iyo ugiye kwihanagura wihera hano inyuma ugira gutya oya twambara ibintu nambara ibintu mu mutwe bikamura cyangwa ukoresha essuie glace cyangwa imiporopero buriya kuko mu kamaro k'imisatsi harimo n'ibintu byo gufata utuntu tw'utwukire tugenda tumanuka twuya wowe urashoka igihe bafite sugra bafite wipers ariko naho ubundi rero ikintu cyatuzanye hano ni ugushaka uburyo abantu muri Canada ushaka kurya abantu muri Canada baza mu bitaramo tubafitiye kandi Dumba njye none nafashe umwanzuro ukomeye abafana nabanje ko nabonye barenze ngiye kujya mbanza mbatere story mbone ko baririmbira wowe gushora kwibagirwa kuririmba uko nkuzi nate stories wate story ushobora kwibagirwa kuririmba twiganirira se one on one ibiroro ariko tukuganiriza abantu mu ruhame abona abantu nabo bahita batanga ibitekerezo ariko abantu bo muri Canada baratuje bashobora kubikunda niho nawuba bashobora kubikunda ni kwa kundi erega abantu batuje nkawe erega ngenda tuje bro biragaragara Dumba tuje gateka wagiye ubwira abantu ko ntuje waruntu aratuje nkuko mumureba rwose aratuje cyane
ndatuje ariko nk'ubu ngubu wavuga ko ngiye nkora iki cyo umuntu yavuga ngo Dumba ni umusazi. ni iki tudakora cy'abasazi? abasazi buriya ntibabara ko hari abantu nyine bataha, hari amagambo badatinya gukoresha abasazi nyine ko ntago baba bari gutekereza cyane. Utuntu tw'udushegu ni utuntu tw'abanyarwanda, ariko abanyarwanda muri rusange urabahagarariye cyangwa abanyarwanda muri rusange ni jyewe nyirabo wowe uri abanyarwanda. aha utwuntu tw'udushegu utuntu tw'udutiku umunyarwanda. Uzi ko umunyarwanda aba ashaka kugira ngo uvuge amatiku ariko ngo ntusenye umuntu, iyo umusenya ararakara, ariko nanone arashaka kuvuga itiku. mu kinyarwanda hari ibintu byo kuganira, gutebya, guterana ubuse, ibyo ntabyo uzi kuko ufite ubuse. Okay, urumva? Noneho iyo ufashe umuntu ukamutamo, hari ukuntu umutamo utamusesereje nyine ako wamuganishiraho gateka. wowe uzi ikibazo ufite gikomeye, ugisangiye na Gasuku. Kubera iki? wowe na Gasuku amagambo yanyu inshuro nyinshi aba yiganjemo imvugo ihwitse gake. Oya, Kasuku ni umwindisipurine. Kasuku ni umwindisipurine. Kubera iki? Kasuku ntabwo yiyubaha. Kubera iki nyine uvuga ko atiba? Nk'ubu Kasuku nk'ubu ngubu yari kuba yagize yamanitse amaguru ameze gutya ngo nabonye ikiganiro ari kumwe na Semuhungu ngo urakoze ariko ye ngo urakoze uwo mwita Jess Kwizo wa Mipango de Panisha. hanyuma rero ubwo se ntitwakerekeza aho bisoreza ko abantu tumaze kubibabwira byose, cyangwa hari nk'ikintu wumva ushaka ko tuvugaho ikindi? Nta kintu cyadanje tugomba kuvuga. Abantu bo muri Canada bagomba kubimenya ko ugiye kuza. Welcome bro, itike iri yakase deza, right? Itike ndayifite nubwo nyifitanye ubwoba ariko ndayifite kandi nta cyambuza kuza ko nkunda amafaranga. Urumva birahurira n'uruvange ariko nyine nta kundi. Urafatiye ndege, urazana niye ndege. Ntago nayivuga. Erega nta banga ririmo umva. Nta banga ririmo se kuki ngomba kuyivuga. Sinakubwiye ko hari ukuntu ugira gutya ntubitekerezeho. Nta banga ririmo. Ntabwo tugipromotinga amadege y'abo bantu tugira izacu. Nende akubwiye ko Rwanda itazageza Brussels. Bruce Melodie. Ndashaka kuva ejo nahoze nganira n'abantu barambwira ngo wowe n'uwundi mugabo nanone uri aho ngaho i Kigali ngo mwananiwe ikintu cyitwa shout out. Ni muzi gutanga shout out. Shout out ninde ntayihaye? Ndashaka Bruce Melodie umpere kizi shout out hano kuri iyi live kubera ndimo ndamubona ubu niyategereje. Wamubatije izina none ryaramufashe mu bintu by'imitinyo. Birakinyo mumpere shout out umubwira ati muhungu wanje. Shout out kuri Kiz ya produces amahiti menshi. Menshi byatari indirimbo yanjye twafunga macho yaje kuba when she's around yakozwe na Kiz. Ndibuka tumupfupunyura nta muntu umuzi. Ndamubonda mwibuka. Andeba gatitira. Wasigaye ndeba kambwira ngo Dumba. Kiz no wadanje ngo Dumba. Ariko Kiz no wadanje. Yaje mu muziki azi ikintu aje kuhaka. Kandi ibyo ngibyo bigirwa n'abantu bake. Iyo umuntu rero bifite abagomba gutera imbere nta cyabibuza nyine kuba buriya nyine agomba kubangama. Noneho mpera uwundi muntu witwa Junior Rumaga shout out. Shout out kuri Junior Rumaga yandika indirimbo nyinshi guhera muri Rwanda twatangiye gukorana ryari guhera muri Katapira. Katapira nayikoranye na Rumaga
na Kenny Keshat. Uramuzi? oya Eh. mutipe afite amaso nk'aho agiye kuvamo. Kenny Keshat no umuntu w'ibogari man. Bogari bavuze ko erega twese bogari ngo tuba dufite amaso manini. Oya w'amaso yawe se kumamo nenda kumera nk'intoryi. Urumva Kenny Keshat nawe muhashara uti ya danje ndamwemera sana. Bwira nundi. Ubundi muntu ushaka kumera shout out Rusine Patrick reka n'igicucu Rusine mureke. Urumva ubundi muntu ushaka kumera ariko banza umutayimo umutera imiti nawe mwe shout out asigaye ansetsa. Abantu babaye muri iyi minsi me nk'ubu uzanyishaza mu bintu ubaye Rusine si umukomedi. Umukomedi ariko ntago ari wo gutuma ako kantu mvuze Rusine niko yari kuvuga nawe uko muzi nuko basi mwe shout out menye ko sinajarira ejo bundi nabonye akavideo ke yararize mani kigori basa kantu kadanje makano yarengeje ararira amaze kurira avuga ngo ntabwo ruswa komedi twarira ngukunda mama umuntu inshuti yanjye ngo mama wanjye ndamukunda amaze kurira ibyo birangiye atera ivi nanone arongera agira ate ararira kurira ararira gutya afashe idarapo anyuzamo ararira ni ukuvuga ngo Rusine kumubabaza ni bibi cyane kubera ko amarangamutima ye ari hafi ariko no umukomediye wa danje nabonye ku buryo nawe na Clapton yikishaho ako Clapton ngo afite ahantu acururiza umukero wazajya ugasapotinga abana baba ubu ugiye kuvuga ngo turamamaje umutima mubi wawe